bavandimwe ngira ngo mva ku kibazo cya mbere nuko twibazaga duti se abiyobagiza ni bande? Ibi bireba bande? Ibi bireba buri muntu wese wavutse ukomoka kuri Adamu, kubera ko Bibiliya ivuga ko abari mu isi bose batsindwa n'urubanza imbere yayo, kuko ari nta muntu ubasha kuzuza amategeko y'Imana 100%. Murabyumva? Umuntu wese wavutse avuka ari muri kiriya gikundi kiyobagiza nkana. Ku bwa kavukire yacu twarabo kugirwa umujinya nk'abandi bose. Igihe rero kiragera, ari nacyo Petero arimo guhamagarira abantu, akababwira ati rero mwikiza b'iki gihe biyobagiza, mwihane mwizere Yesu Kristo. Mwumva bavandimwe, nibyo koko Kristo yarebaga abantu b'abanyabyaha akababara, ariko ntiyababazwa nuko ibyo bakora batwarwa n'igitugu batabyishimiye. Oya, yababazwaga nuko ari injiji zidasobanukiwe ko ari we muti w'ikibazo bafite. Murabyumva? Yababazwaga nuko ababona bamispresinga the right object of their affection, igikwiriye kuba ari cyo kitwara imitima yabo na roho zabo, icyo bakwiriye gushyugumbwa, icyo bakwiye kubona bagasaza utugere nk'umwana ubonye ibere rya nyina, ari cyo Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ko iyi Bibiliya yonyine ariyo yonyine ifite igisubizo mwene muntu adashobora kuzapfa abonye. Ariko abantu nkana birengagiza kuza gufata umuti uhari, bakirengagiza mu rujijo. Nta wamenya aho twakomotse. Oya, harazwi. Murabyumva bavandimwe? Rero umuntu wese, Bibiliya ivuga ko abantu bose bavuka batwarwa n'ibyaha. Abaroma 3:9. Ubwo duhamije ko abantu bose bagengwa n'ibyaha, biyobagiza nkana. Kubera iki? Tuzi ko hari umuremyi, tuzi ko hari ibyo yanga yabigaragaje mu ndorerwamo yitwa amategeko, ariko usibye no kutabasha kubikora, usibye no kubyanga kubikora, nta n'umwe ushoboye no kubyuzuza. Nta muntu n'umwe. Ibyo rero ku Mana yera ni urubanza rukomeye. Nibyo rero arimo avuga intumwa Petero ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Biyobagiza bati inzira Imana yashyizeho y'umukiro barayirengagiza nkana, kubera inyungu zinda, kubera inyungu z'amarari. Paulo yaranditse mu Bafilipi 3 ngo Imana yawe ninda, bene uyu wiyobagiza nuko Imana ye ninda. Umuntu Imana inda ibi Imana y'umuntu ite, nuko ari yababereyeho. Rega Imana ni yaba ari Imana yawe mu gihe atari yo werekezaho imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe bwose, mbese akantu kawe kose kari precious niba kataba mu kwerekezwa ku Mana. Urabyumva bavandimwe? Ufite ubwenge bubasha kuganira ukereka umuntu ukuri n'umucyo, okay, niba ubushyira mu kugira ngo abantu bagushime, uriyobagiza nkana. Imana yawe ninda, nishimwe ry'abantu. Ntago rega buriya iyo ibivuga inda gusa irya nubwo nayirimo. Oya, ibintu birangirira kuri nge gusa. Kuri iyi nda nzashyiraho amaboko bankingura bakayarushyiraho neza bakanjyana, bakayahinira ku nda, hanyuma nkajya mu muriro, nkajya mu mva. Niba narizeye ubutumwa bwiza, nta handi, direct ikuzimu. Nta rujijo. Abantu bakunda nyine urujijo, ntawamenya, wenda hari ikindi bisobanuye, ntacyo. Rega Imana ni imwe. Rega ubwenge bwawe bwatanzwe ibyanditswe byera ni bumwe. Rega mu gihe dufite ibisobanuro bibiri bitandukanye ku murongo umwe, si uko twese turi mu kuri, ni uko umwe yatanye cyangwa twese twatanye. Rero nta rujijo ruhari. Ntabwo ushobora kubonera umutekano nk'amadini yose ntawamenya ukuri. Ibyo ni ukugerageza gutandaraza ngaho rubikiriremo. Oya, biyobagiza nkana babizi. Noneho Imana yararenze ishyira icyo birayita mu Roma 2 umutima nama, ku buryo ngo ushiza cyangwa ugashinjura umuntu udakora uko Imana ishaka. Abantu bakirwa banagiturufa imbere ngo ariko Imana yicaye ku ntebe z'imbabazi. No. Izo mbabazi zifite uko yagennye zigomba gutangwa. Yarazifashe zose, mugani w'umuvandimwe, izibumbira muri Kristo, mu muntu umwe. Niba uwe rero we nawe mutaziranye, utamwizera ngo aguhe ubugingo buhoraho utakoreye, aguhe ijuru ritari igihembo ahubwo riri Imana, uzajya ikuzimu. Ni wowe ubwirwa.
bavandimwe reka nje nari ndimo mvuga kuri iki kibazo ngo mwikize ab'iki gihe, buri muntu abyikorere, mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongeye ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 5. Ikindi riri somo ririmo hano bavandimwe, abantu biyobagiza mu bitandukanye ntabwo dukwiye. Urabona ngo abemeye amagambo ye ntabwo yafashe imbunda, ntabwo yakoresheje strategy ngo reka ngerageze kuzana porogaramu y'urubyiruko na porogaramu y'abagabo. Oya, yahabwiraga bose icyarimwe. Ntabwo yabashe kuvuga ngo reka igice kimwe tuyishyiremo ngo hari ukuntu urubyiruko rukenera ibintu bifite morale bishyushye. No. Intumwa Pawulo yuzuye Mwuka Wera yaravuze ngo amagambo mbabwiye aya niyo atanga ubugingo buhoraho, abayemeye bakongerwa ku itorero. Ntabwo rero ari ibintu by'urusimbi. Hari ukuntu abantu mumbwire Petero hano ni ikihe gitangaza akoze kugira abantu bizere? Nibyo Kristo yirirwaga avuga ngo igituma abantu bashaka ibitangaza nuko batagira kwizera muri bo. Bibiliya yivuze ngo Imana iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kwibona n'uwayibona. Timoteyo 2:16. None wowe ushaka ibitangaza kugira ngo wemere Imana ute kandi iyo ubwayo yarivugiye ko nta wayibona n'uzigera ayibona? Niba ibitangaza bikuzana ku Mana ni ukuri umupagani, ni uko udafite umutima wizeye, nyine uyobowe n'ibifatika. Imana rero yaravuze iti impaka zishire, mba mu mucyo utegerwa, nawe wigeze kumubona n'uwambona, bityo unyizere. Unyizera, udafite kunyizera ntiyanezeza, unyizera niwe uzanezeza. So ntago ari impaka, niyo mucunguzi, twe turi abacungurwa, niwe muremyi, twe turi ibiremwa. Ugomba kwegera Imana uko yagennye ko igomba kwegerwa. Ibindi ni ukwiyobagiza nkana. Abandi biyobagiriza muki? Ndacyari muto, reka ndye ubuzima. Bibiliya iti umuntu ubuzima bwawe ni iki? Muri Yakobo 4, ni igicu kiboneka uyu munsi ejo kikavaho. Ubwo se kutiyobagiza kuraho ni ukwiye? Bibiliya irabyerekana, wowe iminsi iracyahari, iby'Imana nzambyitaho. Kandi ibyo bireba n'abizeye bavandimwe, aho bamaze kwizera babonye ubugingo buhoraho, intore z'Imana bera n'abaziranenge. Umuvandimwe, ubuzima utekereza ko ubuzima bw'igicu kiboneka akanya gato ari ubw'utizeye cyangwa ubwacu twese? Iyo migambi yo gusavinga umwami urayigiza imbere kugira ngo izakorwe ryari? Niba uzi gukoresha ibya internet urabuzwa n'iki? Iminsi irashira abavandimwe, mucunguze uburyo umwete ko iminsi ari mibi, niko Abefeso 5 bavuga. Nta kuryama, nta gucika intege, nta kuvuga ngo bamvuze, ngo bakuvuze ntacyo. N'ubundi niyo wareka gusavinga umwami ngo bagabanye kuvuga, bazakomeza bavuge. Move forward. Iyo dusomye ibyanditswe nka Zaburi 33 kavuga ngo Imana ireba kuri ibitekerezo byo nibwira. Ijambo ritaza kuri rurimi rwanjye bawarimenye Mana. Ibyo bikwiye kumbwira iki? Umuye guhora ibitekerezo byanjye byose mbipapasinga gutekereza ku mwami, guhoza ubwenge bwanjye kubiri mu ijuru atari biri ku isi. Iminsi ni mike, turasaza, ndetse rega tujye twongeraho n'iki kintu, iyo tuzabaho turi healthy tubasha gukora ibyo bintu ni mike cyane. Ubu iturangije Bible study, iyi minota tumaze iminsi hano dukoresha iraba yarangiye yakuye ku buzima bwawe. Muvandimwe, wiyunze n'Imana, wasohotse mu biyobagiza nkana cyangwa uracyari mu kigare?